wigeze wiyangaje gukora ikintu Imana ntigushyigikira utegereje kuzana amafaranga aguye hasi kugira ngo yatore ese ninde ugita amafaranga ko twe tuyatwara mu makarita no mu matelefone haguruka umuntu wese utarabohoka yumva ameze nka wa mugaragu ngo bahaye itaranto ngo bagende bazigenze ngo umwe arazigenza zirunguka undi ngaragenda arayitabika ngo Yesu mwamaze guse kutagende taranjya bagenzuye naguhaye umpe n'urugendo n'ibyo wungutse undi aramubwira ngo ntabyo nakoze ngo nabonye kubibaho utasaruye ngo nta mpamvu yo kubikora ngo arayamwambura ayahundi wagiye arayagenza kandi agira inyungu urumva we yararyamye rero kugenza itaranto yawe ni ugukora udacogoye udacika intege kandi buri gihe aho utsinzwe uza umva nkubwiza ukuri uzagerageza utsindwe ariko ntuzatsindwe kugerageza ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi imuha amavuta amahoro y'Imana n'umugambi w'Imana n'ubuntu bw'Imana ibana mwese bakunze kuri kimwe gwabera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka Imana y'amahoro bampera umugisha ro kuri uyu munsi mwiza w'umusoko wa gatanu aho tuye dushima Imana dusenga Imana twinginga Imana tuganira ku magambo ukwiye kubohoka ko nta mpamvu yo guha umwanya daimoni nta mpamvu yo guha umwanya ngo satana kugira uko yibone nuko ashaka ni impamvu yo kubohoka gutera imbere kugizwa imbere no kwitwa umwana w'Imana mu buryo bukwiriye so Imana ibaho umugisha nkomeje kwibutsa gukora subscribe ukundi ho dukora bikunduka binezererwa tubashimira aho tumaze kugaragara ko bigenda biza amagoro kubw'inkunga yawe n'ukuri ukore share subscribe yikore na comment yikore kandi Imana ibaho umugisha mwese ko bafatanye kuba umuryango mugari kandi wagutse umwe gwabera ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka nanyo gusubiriremo ntabwo ari itorero ntabwo ari idini aha naho za kuvoma ibyishimo n'umunezero ugasubira mu itorero ry'iwawe birakwiye n'ukuri birakwiye kandi birakomeye rwose kandi inkunga yawe y'ibitekerezo yifatika ubushobozi bwose Yesu ajye aguha umugisha ukubona ukiganira utakibonye babara kimenya ko n'igihe kigora kugira ngo tugikore bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye kuri byose bisaba ubushobozi bisaba uburyo ariko dushimira Imana itaraturekura kizamuza kubikora Imana ibampera ubushobozi na Yesu Kristo nazareti amina data twese uhoraho mwami w'amahoro Mana y'imbaraga Mana ikomeye Mana irema Mana yumva ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu kandi kugiye kutugira neza ukaducira inzira ukadukomeza mwana w'intama w'Imana ndazi neza ko abakuri kimwe gwabera ministries bose bagiye kugira umugisha imbere bwiza bw'anyagorongoma n'ukuri data warakoze kandi uzahora ukora iminsi yose kandi uzahora ukora mu buryo butangaje mu buryo bukomeye ndagushimiye kuri Imana iri mu ruhande rwacu bwa Yesu Kristo mwami wacu amen 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 ya Imana rero baho umugisha kandi Imana ikomeze kubagirira neza aho muvuga ngo nta mpamvu yo gufata igihe ngo utakaza igihe cyawe mwanza kurwanya ngo uceceke ngo cyangwa uceceke ngo wibwire ko bizahinduka bimaze guhindura ibitekerezo guhindura imyumvire guhindura ibikorwa hararundi rwego ubukeneye gukandagiramo kandi ukageramo Kristo akabana nawe by'ukuri Imana iguha umugisha kandi Imana iguhembure Imana igutabara Imana kurengere reka mvuga ya magambo akomeye avuga ngo data wa twese ari mu ruhande rwawe aya magambo data wa twese ari mu ruhande rwawe kandi ngiye kubivuga mbisobanura hanyuma rero twabonye ko nta mpamvu yo kwicara mbaho urugero ku mwana witwa Esther uburyo yafashe imyanzuro kandi mugeza mu rwego rwiza rero ndagira nkwereke ngo ni ibihe bimenyetso biranga umuntu ukiboshywe mu buryo bw'umwuka mu mubiri ndetse na Satani yaramuziritse ese uwo muntu arangwa n'iki tumushakira he yego biravuga ngo tuzamenyera ku mbuto bera ariko umuntu uboshywe ndetse uri mu kaga uri mu ngorane bahamugirwa n'iki rero ibintu biranga umuntu uboshywe na Satani kandi akaba atabizi akubwira ko akijijwe akubwira ko asenga akubwira ko yuzura umwuka wera akubwira ko afite imbaraga akakubwira ibintu byinshi bitandukanye ariko kumbi wajya kureba ugasanga ntabwo ariko bimeze ahubwo ni umuntu araboshywe cyane ko buriya nta muntu n'umwe upfa kwemera ko aboshywe cyane mu myumvire kereka iyo amaze kubona bya biziriko bimuriho rero nibonaho bino bintu umenye neza ko ukwiye guhora ugasenga Imana ukegera Imana ukabohoka ni ukuvuga ngo ibintu bigaragara ko umuntu aboshywe ndetse na Satani ahangaha mu buryo umwanzi yamaze kumugira ingaruzwa muheto ndetse mu buryo bukomeye nubwo uwo muntu nta byaha bindi tumubonaho bigaragara akora ngo tubibone ariko by'ukuri wari ugasanga uwo muntu araboshye mu nzira imwe cyangwa iyindi
ibyo nituma gutekereza. Icyambere, ibintu biranga umuntu waboshywe cyangwa uboshywe na Satani, ahora yishyiramo ko bamwanga. Yishyiramo icyo kintu. Iyo umurebye ninjye barebye baranyanga, bavuga ku muntu bavuze, ku muntu bakoze, mbega usanga afite umwuka wo kwanduranya mu rwego rwo hejuru, hahandi no kwihangana bimunanira. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya mbere ni uko ahora yishyiramo, ubwe ntawe bimushyizemo, nta nawe bimubwiye, akishyiramo ko abantu bose bamwanga. Nyamara siko kuri, nabwo buryo nta nubwo byanabaye, ahubwo ni ikintu yibitsemo, yisetinzemo, yishyizemo, yiryamitsemo, yiyemejemo, yibitsemo mu buryo bukomeye, kandi yibikamo mu buryo butakagombye kuba bubayeho, ahubwo muri we cyangwa se ukumva ko abantu bose barakwanga, bavuga niwe bavuze, bareba nige barebye, baca imigani ngo bayiguciriyeho. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko ukeneye kubohoka mu buryo bwiza kandi ukakira imbaraga z'Imana, Imana ikagutabara, Yesu aguha umugisha. Uzasanga uwo muntu buri gihe inama agirwa na benshi iz'ukuri adashobora kuzumva, ahubwo akumva bakeneye ko yumva. Muri make inama ari bugirwe yumva ko umuharasinga, yumva ko umurwanya, yumva ko utamukunda, yumva ko umwanga. Ibi ndabivugira no ku babyeyi cyane, iyo ukunze guhana umwana uboshywe atabizi, ahora yumva yuko umwanga, utamukunda, utamwemera, utamushaka, mbega agira ibintu azana bitari ngombwa mu buzima. Bivuze ngo ahangaha inama agirwa na benshi aho kuzumva, ahubwo akishyiramo ko bamwanga. Ni ukuvuga ngo inama yose bamugiriye, haba mu gusenga, haba mu gukora, haba mu rugo, ntabwo yumva neza ko ari inama zivuye ku Uwiteka, ahubwo yumva ari harassment, cyangwa se ko hari umuhagurukiye uri kumurwanya, ari kumugora, kandi ibyo bintu atari ko kuri kwabyo, ahubwo hagombye kubaho uburyo bukwiriye kugira ngo tubashe gutekereza kandi data wa twese kugira ngo atugirire neza. Bavandimwe rero nshuti z'Imana, mwe mukurikiye ubumwe bw'abera ministries, nongere nkwisabire gukora subscribe rwose, ndabigusabye cyane utarayikora, wayikoze, Imana iguhe umugisha. Kandi niba ubona ibyo dukora ushyigikiye, ukore kuri like, witwereke udukunze ko turi kumwe, kandi yuko byose bishoboka. Rero Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha. Ni ukuvuga ngo uzamubwirwa n'iki? Abo mwana wawe, abo mugore wawe, abo mugabo wawe, abo mubyeyi wawe, se cyangwa musaza wawe cyangwa mwene wanyu. Ikimenyetso cya mbere cyerekana ko aboshywe ni uko uzasanga ko buri gihe abantu bose bamwanga, batamukunda, ndetse n'inama agiriwe na benshi imubuza cya kintu ntayumve, ahubwo buri gihe akumva ashyigikiye, amubwira ngo ibi bintu niko biri, ibintu niko bimeze, reka tubitware muri buno buryo. Ikintu kitari cyiza namba, kidasobanutse namba, ahubwo ari ikintu kiremeye ukuntu utamenya mu rwego runaka. Uzamusanga rero buri gihe ntabwo akunze ko inshuti zimubaho. Ikindi, abo yita inshuti ze ni abashyigikira ibikorwa bye. Ni ukuvuga ngo aba yita abajyanama, aba yita abantu beza, runaka arankunda, niba abantu bamushyigikira mu mafuti ye, bamushyigikira mu ngoyi ze, bamushyigikira, kandi uwo muntu aboshywe mu buryo bukomeye. Rero ku bumwe bw'abera ministries z'amutakandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Nubona uno muntu, nubibyibonaho bino bintu, menya ko uziritswe, ukwiye gusenga Imana, Imana igahindura icyerekezo cyawe. Ko inshuti ze, abo yita inshuti, abo yemera, abo basangira, abo baganira, abo bagendana, ni abantu usanga bashyigikiye ya mafuti ye, kuko nabo bayagiyemo kera. Uwo mujyanama w'ibyiza ntashobora kukumva kuko yisetinzemo kumwanga. Uwo muntu rero araboshywe 100%, akeneye kubohoka, akeneye deliverance, akeneye ibintu byinshi bitandukanye. Kuko buri gihe niyo umweretse ikintu kitagenda, ngo ni wa wundi waje kubimbwira ngo urana nawe muzira kubi. Ariko by'ukuri nuko atamenye ko kandi uri umujyanama mwiza, kuko buriya uwashye umuntu barajyana, ariko ugira umuntu inama araguhunga. Nuvuga ngo buri gihe rero ntabwo nkeneye kumenya uwo uri we, ntimbwira uwo mugendana, ndakubwira uwo uri we, nyereka ibyo wakoze, ndakubwira uwo uri we. Rero mu bimenyetso bikomeye simusiga kandi by'imbaraga, nuko usanga yikuraho abajyanama beza, yikuraho inshuti nziza, yikura umubwira ngo sevinga, akishimira umubwira ngo tuyarye, yikuraho umubwira ati ndi nzakugendana nawe, agashaka
babandi bamucukurira wa mwobo kandi ugasanga kwa kubakwe kurahari ugasanga ingwaniza. Icyo rero nukumenya ko niba binakubaho uyu munsi wa none ukumva kugira inama utanamwemera ukumva na ibyo ushaka n'ibyawe ni ikindi kibazo. Ikindi uzamusangamo buri gihe ntakenera inama z'abantu, yumva yihagije, yumva ari we muhanga, aca abantu mu ijambo, akubuza kuvuga, ntatega amatwi, ntiyoroha mu buzima. Ni umuntu uboshywe ukuntu kwe mu rwego hejuru ko nta kindi ari bukore, ntari bugucire bugufi, ntumubwira ngo yumve, yumva ari we ufite ubwenge na top, yumva ari we muhanga mu bintu byose. Mbega ndetse no mu bigisha bagenzi banjye aba yumva nta wundi yakumva ubwiriza, yumva ari umuntu uzi kubwiriza wenyine, ari umuntu ufite imbaraga wenyine, ari umuntu w'umuhanga wenyine. Muri make ntagira umwanya wo guca bugufi no kumva bagenzi be. Uwo nguwo rero nawe niba uri muri abo bantu menya ko ukiziritswe. Niba ubona ku mugabo waraboshywe, ku mugore waraboshywe, niba ubona ku mwana waraboshywe, niba ubona ko byeyi baraboshywe, wagombye kugira ikintu ukora ko amaze kubivumbura. Ku muntu wumva ko atamanuka atajya hasi umva ntibishoboka, ntabyumva ibyo ntabikeneye, ahubwo ni umuntu uri mu rwo hejuru udashobora kugirwa inama. Ikindi uzamusangamo umwuka wo guhimana, muri warahimana, akora ikintu ahimana, akora ikintu atacyitayeho, ntiyita ku bandi, ntiyumva n'abandi, ntakeneye kumva n'abandi, yumva utuntu twose twiza twabo twe, ibintu byose byabize, ntazi gusharinga, ntiyasangira, ntiyavuga, amakuru meza arayahisha kumva yakwivugira, kuko buri gihe aba ashaka kugaragara nk'umuntu ari we muntu munyabwenge kandi ari we muntu ukunda kumva hari ko arenza abandi. Uwaraboshye kandi usiye no kuboha aboshywe mu mbaraga. Rero Imana igutabare niba ufite umwana mu rugo umeze gutyo, niba ufite umugabo umeze gutyo, niba ufite umugore umeze gutyo, niba ufite umuyobozi mu itorero umeze gutyo, niba ufite umuyobozi mu kazi umeze gutyo, niba ufite inshuti imeze gutyo, nyaboneka pfuka mu yisengere kuko ari ku kiziriko kirekire gikomeye, ari aboshywe burundu mu buryo bukomeye, araboshywe mu rwego hejuru kandi akeneye kubohoka. Nta muntu uba parfait cyangwa parfaite, ntago bishoboka. Nta muntu uba byose ahantu hose, nta n'umwe ushobora kuba yagenda gutyo, ahubwo kenshi na kenshi uzisanga ko hari ikibazo gikomeye kuri uwo muntu utabasha kwegera Imana ngo akorane n'Imana mu buryo bukwiriye. So rero data wa twese akumpere umugisha. Ikindi uzamusanga ahunga abamurusha ubwenge n'ubushobozi, akiyegereza abantu arusha ubushobozi. Ntabwo akenera kwegera bamusize ngo bamugire inama ngo batamusuzugura, ahubwo yegera barusha kugira ngo ahore yumva ari nka mwarimu wabo. Icyo nacyo ni ingesi birwaye. Buriya kugendana n'umukira gusiga uko bakira, kugendana n'umuntu unaniwe babwira uko bananiwe. Nugenda n'umunyamagambo muzavuga ko nujya n'umuntu uvuga business, rero uzasanga buri gihe ahunga abantu bamugira inama, bamurusha ubwenge, bamurusha n'ubushobozi ngo batamusuzugura, ahubwo ati bapigeze ibyo nsemerana bana sorry ati cyangwa ikimana izirakizi, cyangwa ikimana ibona muri ubwo buryo ukumva ntakeneye. Ariko nyamara nkugira inama, mubyeyi unyumva, mugabo unyumva, muntu uri kunyumva, nshuti yanjye uteze amatwi umwe bw'abera ministries, dore ko ejo tuzakomeza ku nzozi. Nagira ngo umenyeshe ikintu gikomeye. Niba ibi bintu nkubwira bibonaho kimwe muri ibi ngibi, ni ukuri uraboshye, ni ukuri uraboshye. Igiti kimwe si ishyamba, ntawigira, nta n'umuntu watekera. Usiye Bibiliya yavuze mu ijambo ryayo, haravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ariko ntiwigira inama. Kandi akatubwira ngo babiri baryamye, umwe arasusurukirwa agasusurutsa undi, ariko uryamye narakonjerwa. Handi hakatubwira nk'uko icyuma gityaza ikindi, ni nako mugenzi wakaza mugenzi we. Byumvikane yuko muntu w'Imana, niba ushobora kumva ko wihagije kandi ukumva ko ari ushoboye ibintu, please remember, zirikana ko utari mu bihe byiza. Sorry again, sorry. Ntabwo uri mu bihe byiza pe. Ntabwo uri mu bihe byiza. Nukuvuga ngo jewe ninkubwira ngo kora ikintu uzanyumva, ahubwo uzumva ko nkwigizeho mwarimu, ariko wagombye guca bugufi. Kandi nkubwiza ukuri, sinukuruta gusa, ni inama y'abato wagombye kuyumva. Ntashobora kwegera abantu cyane cyane abanga ibyo akora bakanamukosora, ariko bagamije kumushyira mu murongo mwiza. Abarakwepa,
akagenda akabavaho kuko ashaka kumva arito. Kandi ikindi ntaba akeneye ko bavuga amakosa ye ku mugaragaro, ashaka ngo bamuhishire kandi ibyo yakoze biboneka. Ntabwo bikunda. Uyu muntu muri we uzasanga ahitamo ibimworoheye bizamuvuna igihe kirekire kuruta gufata ibiremereye ugasoza ikintu ukazaruhuka igihe kirekire. Mwasho prefere ko waterura ibiremereye bikuvuna igihe gito ukazaruhuka igihe kirekire, ariko bene uno muntu avunika igihe kinini kuko ategura ibintu bito bito bikazamuvuna. Ikindi atinya kwinjira mu byamubyarira inyungu, mu byatuma azamuka, ahubwo agahitamo kuryama no guceceka no gufunga telefone no gufunga televiziyo no kwigumura ku bantu no kuvuga ngo arirakaje. Ugasanga umuntu munini aheze mu buriri, kandi uburiri urayemo nusonza nturya amashuka uryamyemo. Nyamara wa wundi ukugira inama aragira ngo ubyuke ushaka ubuzima. Iyi si turimo ntabwira ntiyakubohoka nibyo twakoreye deliverance yo mu mwuka, ariko se bazagusengera ryari? Ndashaka gusubiza ikibazo cy'umuntu wavuze ngo dore byabikore ntacyo byahinduye. Ntacyo byahindura, n'ubundi ni ikiganza n'amavuta. Ariko mu mitekerereze, mu mihindukirire yawe, ni ryari wigeze wiyangaje gukora ikintu Imana ntigushyigikira? Utegereje kuzana amafaranga aguye hasi kugira ngo uyatore? Ese ninde ugita amafaranga ko twe tuyatwara mu makarita no mu matelefone? Haguruka. Umuntu wese utarabohoka yumva ameze nka wa mugaragu ngo bahaye itarantu ngo bagende bazigenze, ngo umwe arazigenza zirunguka, undi aragenda arayitabika. Ngo Yesu amwamaraza ngo kutagende tananjye wagenzuye naguhaye umpe n'urugendo n'uryo wungutse. Undi aramubwira ngo ntabyo nakoze, ngo nabonye ko ibibaho utasaruye, ngo nta mpamvu yo kubikora. Ngo arayamwambura, ayahundi wagiye arayagenza kandi agira inyungu. Urumva we yararyamye. Rero kugenza itaranto yawe ni ugukora udacogoye, udacika intege, kandi buri gihe aho utsinzwe uza umva nkubwiza ukuri, uzagerageza utsindwe, ariko ntuzatsindwe kugerageza. Uzahore buri gihe try again and again and try until something happen in your life. Uvuga ngo nta mpamvu uzananirwe nuko wagerageje bikanga, ariko ntuzanirwe kugerageza. Umva rero ngo icyo gihe uwo muntu uzasanga buri gihe adashaka kugerageza, nagerageje biranga, ndadepoza biranga, ibyo ntago nabijyamo, ntabyo. Ugasanga umuntu arimo arica intege complètement, arimo aragwa hasi burundu, aho yakazamutse ngo agere ku rwego ruzima kore, ahubwo ahisemo kuryama, kwiyorosa, gufunga telefone, guceceka, kwigira ikiragi, kwivumbura, ntibankunda, ntibamvugisha, barandetse, Mana urampora iki? Ariko nikinahemukiye Imana, icyama nkipfira. Urikoza ubusa. Umuntu wese wikoza ubusa yifuza gusaba icyo azabona. Nuvuga ngo Mana umpe gupfa, n'ubundi uzapfa pe. Urupfu rw'uzarubona. Uwigiza nkana nusaba gupfa, urupfu tuzahura narwo, kuko muri iyi si turapfa. Uyu ndavuga ejo sinzaba mvuga cyane, ejo bundi sinzi igihe. Ntabwo I don't know, sinzi igihe. Ndimo ndarwara intambara, sinzi igihe nzaba. So mwana ngo bya bimenyetso byerekana yuko uboshywe, uziritswe, nuko wemera ibye kuruta kwemera iby'abandi. Jibanze umere n'iby'abandi kandi ubishime, byapresiye. Ushimira umuntu, mubwira uti ndabyapresiye ibintu ukora nibyo. Ariko urasanga buri gihe ikintu cye ari ukujya mu mashuka akaryama, atanaryama agaceceka, akumva ibintu yabishoje, akumva buje bati gembe igenje uko nguko. Ariko by'ukuri abahanga mu kwitegereza, abahanga mu kureba, abahanga mu kubona, bakabona yuko ufite icyo ukwiye gukora kandi Yesu akugire neza. So rero uwo muntu uzamusangana ikindi kintu, kwibwira ko bamenye ibyo atekereza.
inzara yamurya akibwira ngo abandi bamenye ko ashonje. Ubwo se kimwe ko cyo utabyibwiye. None se ugira ngo ninde ubyukira muri shuguri zawe? Ugira ngo ninde witaye ku bintu byawe? Ese ugira ngo ninde ufite umwanya wo gutinda ku bibazo uri mucamo? Ese ugira ngo ninde wahawe igipatani byo kuza mu buzima bwawe? Wagombye kumva ugasanga ngo giye ngo ndibwira ko ngo se mwabibonye ko ntacyo mfite. Ninde ushinzwe ibyo? Umuntu rero kiboshywe buri gihe yumva abantu bose babonye intambara arimo. Umuntu yabona igikomere cyo ku mubiri, ntiyabona igikomere cyo ku mutima. Kandi muri iyi si hari abantu bategereza ko babwira. Kubwira ngo umuntu azibwiriza, hari aho batibwiriza. Kuko impamvu nta kibabwiriza gihari, ariko wowe ufite ikibazo, uzi kikubwiriza, uzi kiguhagurukiye, uzi kikuriho. Kuki wumva ko abantu batekereza ko ufite ibibazo? Mu burwayi, mu kutamenya. Rero intego mfite, turi ku munsi wo kuwa gatanu, umunsi wo kuwa gatanu, kwezi kwa kabiri. Ibi bintu niba ubyibonaho uraziritse, uraboshye, nta gatege, nta n'imbaraga, bikeneye ko bihora no mugozi. Ntabwo umuntu yamenya ibikurimo, kuko ni we nyirabyo, ni we nyiri ingorane, ni we nyiri ikibazo. Ugomba kugisolovinga, ugomba kugishakira umuti. Naho uvuga ngo kanaka arimo arabireba, imva hari naho bigera umwana ntibamureberere. Ibyo rero ugomba kwirwanaho kumva ko kubohoka. Hanyuma rero uwo muntu uzasanga agira amajwi menshi yumva, barakwanga, ntibagukunda, baragutaye, barakubeshyera, nta nshuti ugira, ubaho wenyine, nta n'icyo umaze, niyo utanze baragusuzugura, n'ujya mu birori ntibakwitaho. Akagira amajwi, nucuruza urahomba, nushaka bizakunanira, nubyara bizakugora, isi yarahindutse, nta byiza bigihari, byarashize. Kandi abakubwira ibyo bagezeyo, abakubwira ibyo bararongoye, abakubwira ibyo barabyaye, abakubwira ibyo bahagaritse n'urubyaro, abakubwira ibyo bamaze kubaka amazu yabo, barakubwira ko nta kigenda kandi arimo arazamura inzu. Iyo si itagira ikigenda akayubakamo n'isi bwoko ki? Va mu bwoba, tinyuka, iyambura uwo mugozi, haguruka wambara imbaraga z'umwuka wera ugere kure cyane, haguruka urenga ibyo bintu byose, wambara ubushobozi. Data wa twese akujya imbere, kubake, wumve wubakitse mu rwego rudasanzwe. Haguruka wumve wemye kugira Imana ikora ibirenze. Haguruka wumve wambaye imbaraga zirenze urwego urimo. Haguruka wambara imbaraga, ibintu bigende neza. Imana iguhe umugisha. Ntibinkwiye sa byamera gute, se ubundi bizaza bite? Naragerageje biranga, nyago biranga, ncaha biranga, reka singiye kurushya abantu, tunanze kumurushya, reka nigumira. Ukaryama winuba, ukaryama ubabaye, ukaryana agahinda, abantu bakudepansa ukababara, kuko uraboshywe, uraziritswe. Kabone nubwo uraha ibintu bifatika. Nayo nsobanurira, kubona uraha akazi kaba kakabura, kubona arahari buzima ukabubura. Ibyo rero magambo yose. Ikindi barakuroga, barandoga, ninjye bavuze, warwara umusaya, barandoze, warwara munda, barandoze. Ukibaza ngo uburozi bwakorewe wenyine gusa, nta zindi mbaraga. Ko Yesu yavuze ngo naho mwanku cyica, nta kizabatwara. Cyo ntiyakivuze, naho mwanku cyica, ntacyo kizabatwara. Muzakandagira inzoka na sikoropiyo. Muzakandagira inzoka, yarazi ko bihari. Soro baranyanga, singira inshuti, none inshuti arancika, singira gutya, barambeshyera buri gihe, nta nshuti ngira, ntawe duhura, singira umuhumuriza, mbega ukagenda ukaba isolated, ukagenda ukaba izora ukuntu, ukishyira ahantu, ukipfurika ahantu, ukitsindagira, ukumva amateka. Ntabwo ariko biri.
nta nzira mfite, ntabwo nzaho naca, ntibanyumva, ntibanyakira, niyo mvuze baratongana, sinzi ibyo nkora, banza naravangiwe, nabamereye ntabwo mvuze, ati wasanga nabaye nk'igitovu, wasanga nabaye nk'amahwa, bambona bate. Ibyo byose ni imbaraga mbi ziboshye ubuzima bwawe, ariko ukeneye kubohoka bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ukeneye kubohoka, ukeneye kubohoka, ukeneye kubohoka, unongere ngo ukeneye kubohoka icyo kintu. Ukeneye kubohoka, ukeneye gutabarwa, ukeneye kurengerwa, ukeneye kwinjira muri gakondo yawe, ukeneye kwambara imbaraga zirenze urwego uhagazemo, ukeneye kurenga ibi bintu ukagira ngo singira umugisha, si ibyanjye, birantibindeba, birareba. Umusore ati perimi, ati ntindeba, undi ati ntindeba. Mbere kwibaza ibimureba byitwa ibihe? Ni amashuka n'uburiri aryamyemo. Ibimubereye se ni amarira, ibimubereye se ni aharyamye. Ntiwumva ko uwo muntu aboshye imbere n'inyuma? Undi muntu uboshye aba yifuza ko n'abantu bose baba baboshye. Ntabwo ajya yemera ko hari abandi Imana yakora ibitangaza. Imana iguhe umugisha rero cyane, Imana iguhembure, Imana ikurebe neza. Mwana kumwe gabera ministry n'amutakandagira amateka ubuzima bugahinduka, kandi nkubwira ngo Yesu akugire neza. Ntibankunda, baranyanga, ntibanyumva, barandekura, simbizi icyo nakoze, sinzi icyo nakoze, banjugunya hirya, ntabwo mbizi, ntibanumiye. Mbega wigize umuntu wo murakare, ariko suko imera uraboshywe, ukeneye kubohoka kurwa deliverance mu izina rya Yesu. Mukomeze mukuri kimwe gabera ministry n'amutakandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndabakunda kandi ndabishimiye. Data wa twese uri umwami w'amahoro, Mana y'imbaraga mu izina rya Yesu, ndi imbere y'ubwiza bwawe, ndasenze Data wa twese, ndinginga, ndahagarara ku mbaraga, ndavuga ngo igitangaza. Kandi Yesu uri umunyabushobozi, kiza ubwoko bwawe burengere mwami, kandi ubuha imbaraga mu izina rya Yesu, batabare mu buryo budasanzwe bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Shalom, shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.